majyepfo y'u Rwanda mu misozi itatse akarere ka Nyaruguru hari ahantu hatuje ariko huzuye amateka aremereye. Aho ni Kibeho. Ni ahantu hafatwa nk'ahantu hatagatifu ku bemera Gatolika, ariko nanone hakaba urwibutso rw'akababaro gakomeye igihugu cyanyuzemo. Inkuru ya Kibeho itangira mu mwaka w'1981, igihe umunyeshuri w'umukobwa witwaga Alphonsine Mumureke yatunguwe no kubona ibyo benshi batigeze babona, batari biteze. Ngo yabonye Bikira Mariya. Ibi byabaye ku itariki 28 Ugushyingo mu mwaka w'1981, maze bihindura amateka y'u Rwanda n'isi yose. Nyuma ye abandi bakobwa babiri barimo Nathalie Mukamazimaka na Marie Claire Mukangango nabo bavuga ko babonekewe. Nubwo abavuga ko babonekewe barenga 20, Kiliziya Gatolika yemeye ko aba batatu aribo babonekewe by'ukuri. Ibi byatumye Ikibeho iba igicumbi cy'uwemera, nk'uko ahandi hose ku isi hamenyekanye nka Lourdes mu Bufaransa cyangwa Fatima muri Portugal. Ariko kandi hari n'ikintu cyihariye kuri Kibeho. Amabonekerwa yabereye yamaze igihe kirekire, imyaka 8 yose, kandi yabereye mu ruhame kenshi. Abantu benshi babibona bararira, barasenga, maze bamwe bahindurirwa ubuzima. Ababonye Bikira Mariya Kibeho bavuga ko bavugaga ubutumwa bukomeye: ukwihangana, gusenga, kwirinda ibyaha. Ariko hari ikintu cyateje benshi ubwoba. Babonye amashusho y'amaraso, abantu bicwa, imibiri yatatanye, ibintu byasaga nk'ihanurwa ry'akaga kari kuzaba hafi. Icyo gihe benshi barabyirengagije, bamwe babifashe nk'ibidasanzwe, abandi babigira urwenya. Nyamara imyaka 12 yonyine ishize gusa nyuma yaho, u Rwanda rwinjiye mu icuraburindi rikomeye rya Jenoside. Jenoside yakorerwaga abo mu bwoko bw'Abatutsi. Bigeze ku itariki ya 13 Mata, mu gihe Jenoside yari irimbanyije, Kibeho yahindutse ahantu h'akaga. Abatutsi ibihumbi bahungiye muri Kiliziya ya Kibeho bizeye kurokoka, ariko bahasanga urupfu rubi, urupfu rutabonetse ahandi henshi. Abantu barenga 28,000 muri Kiliziya, aho bamwe bari bizeye ubuhungiro, hahinduka ahicirwa abantu benshi. Numwe mu mibare iteye agahinda mu mateka ya Jenoside. Aho gusengera hahindutse aho gutakariza ubuzima bwari bugiye kuhashirira. Ariko kandi nubwo mu mateka yayo akomeye Kibeho sahamarira gusa. Uyu munsi nubwo haguye abantu 28,000 muri Jenoside yakorewe Abatutsi, uyu munsi ni ahantu ho kwiyunga, gusenga no kongera kwiyubaka. Buri mwaka imbaga y'abasura iva hirya no hino ku isi baza gusengera Kibeho. Ni urugendo rwo kwemera, ariko nanone ni urugendo rwo kwibuka no kwigira ku mateka. Kibeho itwigisha byinshi. Itwigisha ko ubutumwa bw'amahoro no kwihana ugomba kumvwa hakiri kare. Itwigisha ko amateka atazibagirana, ahubwo atwigisha. Itwigisha ko kandi naho amarira yigeze kugwira hashobora kongera kubyara icyizere. Ni ahantu hatubwira ko Imana ishobora kuvugira ahantu hose, even ku musozi woroheje wo mu cyaro, nko muri Nyaruguru nyine. Mu magambo make, Kibeho si ahantu gusa, ahubwo ni igitabo cyanditswemo ukwemera, amarira n'icyizere. Ni amateka adasanzwe, ateye amatsiko, kandi asigiye isomo rikomeye abantu bose.